hari n'abandi bagabo, niba ari abagabo niba bari abasore simbizi kuko urumva nari nkiri gatoya. Pole sana. Nyine bamfashe ku ngufu. Yesu we. Uwo mugabo wari bagutora. Umugabo wampunganye. Arababwira ngo nibaze bumve ku mututsi ukomera. Yesu Kristo. Uwundi mugabo nyine wari we nanone kumfata byankurikiranye nawe yamfashe ako nkavuga kuko nta naho kuba mfite reka magume nyine nemere ubuzima nabayemo burakomeye ntago kubaka bizananira. Mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri chaîne ya Mama Sharirene Official. Ni chaîne yivuga butumwa ibagezaho ibiganiro bitandukanye, yaba ivuga butumwa mu ijambo ry'Imana, yaba nyine n'ibindi biganiro mu buryo bugiye butandukanye, ndetse yaba na filime ya Gikristo yayindi yitwa ngo Buhenebere Karundura, igakora n'ibindi bintu byose bifite aho bihuriye n'ubugira neza nyine, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Niyo mpamvu rero muri ubwo bugira neza uyu mama mubona wicaye imbere kuri kamera za Mama Sharirene Official afite ikibazo arashaka umuryango we. Nyamara kandi burya itangazamakuru cyangwa social media zigera kure, wenda wabona iyi video maze mufite icyo mupfana ukabasha kumenyana nawe. Reka tumwakire rero tumuhe ikaze kuri Mama Sharirene Official. Mwiriwe neza kandi muraho neza. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze kuri Mama Sharirene Official. Yego murakoze. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Musabyimana Oliva. Nkaba naraburanye n'umuryango wanjye muri Mata muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yes. Mburana n'ababyeyi banjye nkiri mutoya. Abanuraguye bambwiye yuko umukecuru witwaga Rosalie ari we bajyaga babivuga. Amazina ya papa wanjye bavuze ko ari musirikare. Twari dutuye Gacuriro. Yego. Ubundi intambara ngo yabaye ndi umwana mutoya ntazi ubwenge. Hari umukecuru witwaga Rosalie niwe wampaye abo bantu bandeze. Yego. Ubwo ngubwo arangije barampungana tugera muri Kongo. Ariko umugore niwe wanjyanye tugera muri Kongo. Umugabo nawe azazanye umwana w'umusore w'umuhungu ahantu hitwa ngo Igoma. Arangije uwo muhungu iryo joro baramukubise bamusigara intera hiritira muri icyo kizu twari turimo. Bande bamukubise? Uwo muryango wanjyanye nanjye. Okay, yego. Uwo mugabo yitwa Gashugi Bujeni. Umugore yitwa Murorunkwera Sinati. Barangije bahita bavuga ngo aka kana k'agakobwa ko reka tukawungane. Njyewe barankomezanya bajya i Bukavu. Bamajije kujya i Bukavu iby'uwo mwana w'umuhungu byose nigeze nongera kumenya iherezo ryiwe. Tumajije kuva i Bukavu barongeye barahunguka baza kuba i Kigali kwa Mayaka. Ubu hasigaye hitwa kwa Mutwe. Muri uko guhunguka umugore yari amaze kubyara imbyaro ya gatatu ya Kanahari. Yego. Yaramukubise umugabo we kuko bakoraga akazi k'ubujura. Muri iyo nzu habagamo abantu benshi cyane b'abasore, harimo abo bagira icyo bapfana. Urumva n'inzu ngo bari barabohoje kuko intambara ikirangira nta nzu bari bafite i Kigali. Ariko intambara yabaye n'ubundi bari muri Kigali. Uwo mumama nyine yararembye ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro uwo mugabo araza. Hari n'abandi bagabo, niba ari abagabo niba bari abasore simbizi kuko urumva nari nkiri gatoya. Pole sana. Nyine bamfashe ku ngufu. Yesu we. Uwo mugabo wari bagutora? Umugabo wampunganye
arababwira ngo nibaze bumve ku mututsi uko amera. Yesu Kristo. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Pole sana, murihangana. Ndakeka ko nshobora kuba nari mfite nk'imyaka 3 cyangwa 4. Nyine uwo mugabo we yarakomeje akajya mfata ku ngufu, abanzirika igitambaro gutya, bashyira icyuma hano gutya ku buriri, baravuga ngo nindamuka mbivuze nanjye nzahita mbura ubuzima bwanjye. Narihanganye ndahaba. Naragumye, umugore yageze igihe ava mu bitaro, abo bahise bimuka bajya kuba mu mujyi wa Nyanza. Turajyana, umugabo akomeza gahunda ye kuzajya mfata ku ngufu uko abyifuje. Uravuga Nyanza ya Butare? Nyanza ya Butare, Busasamana. Umugabo nyine arakomeza akajya mfata uko yiboneye, nyine uko abishatse. Nanjye nta bubasha nari mfite bwo kugira uwo mbibwira. Pole sana. Umugore nawe akazajya ntoteza, noneho bajyaga baza basinze. Umugore akavuga ngo twabonye dukira amaraso ngo yuriye mwana w'umuhungu, ngo ariko yiri shyano ntabwo tuzayakira. Yesu we. Akavuga ngo babona nzi ubwenge ngo nzabakurikirana. Umugore arangije akajya ambwira ngo nzakwica nkukurikiza aho abandi bagiye, ngo n'ubundi ntawe uzagukurikirana. Noneho akajya abwira umugabo ngo nzabakoraho. Umugore agahora ntateza, bankoreye byinshi muri uwo muryango. Sinarinzi ibiryo uko bimeze, natungwaga n'amapera cyangwa nkajya gutoragura ibivoka, akaba ari byo ndya. Yesu we. Cyangwa nkagenda nkafata ibishishwa by'ibijumba nkabibumbabumba, nkaba ari byo ndya. Ibijumba nyine bajugunye iby'ibishishwa nkabikoramo gutya, ikijumba nkakirya ariko ari ibishishwa. Nahabaye mu buzima bugoye. Bakazajya bantuma kujya kubarangurira urumogi na kanyanga, nta n'umwenda wawo nzi, nta kintu na kimwe cyabo bankorera. Noneho abantu bababaza ngo si umwana ko ari mwiza amadasa n'abanyu mwamukuye, ngo uriya ni nyirabutoragurwa, ngo twaramutoraguye. Noneho nyine nkura ntazi, mbizi ko banoraguye. Ntabwo mu buzima bwanjye nigeze mbona uwo nita umubyeyi, kuko nanjye ntawigeze anyita umwana. Naramuhamagaraga nk'abandi bana ngo mama, akambwira ngo kamama twamayiri. Ndagije yamamagara namwitaba ngo karame, ngo karamizwe inkari z'abatwa. Olive, pole sana. Nyine muri make nabaye mu buzima bugoye. Yega abantu barabyumva. Waje gukura, waje kuhava birumvikana kuko ubu turakubona uri umumama. Ni gute waba waragiye umenya amakuru yuko kuba waratoraguwe ho wabyumvaga nyine babivuga gutyo, ariko se ni gute waba warigeze wumva wenda amakuru kubukurikije ibiganiro mwagiraga, bamenya bavuga yuko wenda hari umwe mu muryango wawe waba ukiriho? Ese bavuga amazina y'ababyeyi bawe? Ese ntibaba baraguhinduriye amazina wenda waba ukeka witwa nyirizina nayahe? Impamvu nkubaza ibintu kugira ngo waba uri kureba kino kiganiro akuzi, azi wanyu, niyo baba baratabarutse, ariko hari mu muryango wawe waba ukiriho. Byumvikana nyine nahavuye 2001.
2001 uwo mama yaramfasha arampondagura, yagerageje no kuna muri tuwarete, yikanga umuntu kuko hazaga abantu benshi baje kugura urumogi. Arangije nibwo yanigaga arambwira ngo nagutoye mu mitumba y'intumbi ungana nk'ishyiga ry'inyuma, ngo none umaze kuba umuntu, ngo ariko ngo nzakwica nkukurikiza abandi aho bagiye. niko uwo mumama yambwira. Imitumba y'intumbi sinari nzi icyari cyo. Tangije ndambiwe no gufatwa ku ngufu kwa buri munsi, ndahava ndigendera. Wari umaze kugira nk'imyaka ingahe muri 2001 uhava nyine nibyo? 2001 nyine ngewe n'ubundi sinzi imyaka yanjye, ariko nari ngeze mu wa 4 primaire. Wari ugeze ku mu wa 4 primaire. Wahavuye ujya hehe ubwo kandi nta muryango nta yindi adresse wari ufite? Ubwo warahavuye ujya? Narahavuye njya kuba handi hantu ku Rwesera ku mwana w'inshuti yanjye. Nyine yarambwiye ngo nze tujye kubana, ariko nihuse nyine nagiye mba mu mafamiye atandukanye, kandi hose nta cyiza nigeze nkorerwa, kuko nabo nise ababyeyi ntibagize banyita umwana. Ubwo twigeze guhura n'uwo mugabo Gashugi Bujeni wantoraguye mu ntambara, niko bavuga. Arambwira ngo ntabapfira gushira, shangazi wawe ariwe. Ndamubaza ati se uramuzi, uzi amazina y'ababyeyi banjye? Arambwira ngo papa wawe yitwaga Musirikare, ngo bari batuye Gacuriro. Ubwo umugore ahita amurya irwara, aramubwira ngo ibyo uvuga bizagukurikirana. Bahita bambwira ngo nzagende babimbwire. Ngezeyo bahita noneho nashatse umwanya njyayo, ngewe banga kubimbwira, bakambwira ngo Gacuriro ngo ni kimwe ngo ni Kinyinya, nyine baranshabiranya, banga kubimbwira ndagenda. Ariko bavuze nyuma yaho nigeze kujya kubasura umugabo amaze gusinda, arambwira ngo ndi imfura nka papa, ngo nkabona dusa ngo ndi imfura nkawe kera. Ndibaza none se abantu niba batazi umuryango wanjye, ko wumva bavuze ko mvukana n'abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2, akaba ari njyewe mutoya, ni gute batabimbwira? Nyine bambwiye yuko mu bigaragara barambwiye nyine ngo baravuze ngo iwacu barapfuye, ariko ngo shangazi wanjye ariho, cyangwa se wenda mfite na ba mama wacu, nkuko yavuze ngo ntabapfira gushira. Yakubwiye ko shangazi wawe aho yababa ntabwo babistopingiye aho ngaho batakubwiye? Nyambwiye ngo aba mu Bubiligi. Aba mu Bubiligi. Okay. Amazina ye ntabwo bayakubwiye? Ntabwo bayambwiye, bahise mugore yahise amubuza, nyine bahita babireka, bahita babyihorera. Yesu Kristo. Bakunzi b'iyobokamana TV, wowe uri kureba buno buhamya, birashoboka yuko ayo mazina agenda avuga n'uyu mukobwa waba umuzi, nyaboneka uramutse uziranye n'uwo shangazi, niba yaba gihari, ukaba uziranye n'umuntu wo mu muryango we rwose, turi buze gusoza atanga nimero ya telefone ku buryo umuntu ashobora kumufasha kugira ngo abe yabonana n'umuryango we. Nuko rero umaze kuhava rero ujya kuba ahandi hantu, ubuzima rero burakomeza nyine, urakomeza n'ubundi dusangize ubuhamya bwawe kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza. Ubuzima bwarakomeje nyine, nkazajya ngenda mba ahantu, igihe cyagera bakanyirukana, bigeze aho njya no kurwaza abarwayi mu bitaro kugira ngo mbone aho kuba. Naho birakomeza, hagira undi muryango unyakira. Uwo murumuna w'uwo mugabo arimo no mu bamfashe, yaraje nyine ambwiye ibintu byinshi, ukuntu ntazabyara, narafashwe ku ngufu, nyine ambwira ibintu byinshi k'uwo mugabo ngo anarwaye sida. Icyo gihe nyine 2009 nahise nywa imiti yo kwiyahura, ariko sinapfa. Ndakomeza nyine, ubuzima burakomeza, ariko mbere yaho gatoya ashobora kuba barahinduye amazina yanjye. Hagize umuntu waba yumviye inkuru azi Musabye Maria Oliva, cyangwa se ari Musabye Imana, kuko amazina ndashidikanyaho ko bayahinduye,
yazambaririza kuko ngiye bamisha inkomoko yanjye. Yo pole sana kabisa. Ubuzima bwarakomeje, umva sinigeze niga kubwo kutagira aho kuba. Nakoraga imirimo nshoboye niyo ntashoboye kugira ngo mbone aho ndambika umusaya kabiri. Cyakora igihe cyaje kugera nyine ndashaka ubu ndubatse. Mfite abana 3 n'umugabo. Ufite abana 3 n'umugabo. Mu kubyara uwo mwana namubyariye Kacyiru. Mbarwa inshuro nyinshi bandoda hakongera hakuzuramo amashyira akongera bakabaga. Inshuro zirenga 8 ku mwana umwe. Yesu we. Namaze amezi 3 mu bitaro. Ndangije ndataha ariko indi dafunze nyine yageze aho irifatanya. Uwo mugabo n'uwundi mugabo nyine wari we nanone kumfata byankurikiranye nawe yamfashe ako nkavuga kuko nta naho kuba mfite reka magume nyine nemere ubuzima nabayemo burakomeye ntago kubaka bizananira. Arangije nyine akazajya avuga gutyo ngo si yashatse aherekeje abandi ngo yarabazengurutse abakobwa bose ngo uwo yarasigaje ni umututsi nawe aramufite niwe wane inda y'uwo mwana w'umuhungu. Ndangije nyine ngiye no kubyara bambaga inshuro nyinshi ntiyagira icyo mfasha nawe. Ndangije naratashye urumva nameze amezi 2 mu bitaro 3 2 nayo namaranye n'uwo mugabo atangira kujya nk'imondagura ambwira ngo azanyica agende yambara iroze. Urumva bwari ubuzima bugoye. Bigeze aho bakazajya baza kundarira ntagatinya guhindukije ijosi gutya rirebesha inyuma akankandagira ku mugongo nawe turatandukana. Ndagenda nyine nkakomeza nkazererana umwana baho mu buzima nyine bugoye cyane. Ariko nyine 2014 nari naratse ubutane barabuma. Mwari mwarashyingiwe? Naravuze nti jye nahereye niruka na aderese mfite reka nabura dusezerana no ku mafaranga yanjye kuko nakoraga muri restaurant iri kuri Ecole Belge yitwaga Karibu. Kandi sinari nzi kurya amafaranga nari narayabitse. Turangije turasezerana, tumaje gusezerana nibwo yankoreye ibyo byose. Majije kubyara ndataha amezi 3 ashize mu bitaro. Ngeze mu rugo nawe bwarantoteza nawe kuko ngo ntago yanshatse kuko nkunze ahubwo bari barantegeye nyine kubera ko hari umuhungu mugenzi we aho nabaga baranyirukanye. Rero ashaka kumfatirana muri ibyo ngibyo ngo nze mbane nawe ndabyanga. Bahita bantegera nyine nshaka kuko bantegeye ariko atigeze nkunda. Rero baduhaye ubutane 2014. Urumva nabagaho noneho reba nabagaho mu buzima bugoye ntaragira umwana. Noneho nagendaga mvungana n'umwana wanjye muri ubwo buzima bundi. Yesu Kristo. Igihe cyaje kugera uwo mugabo warapfa nyine umwana wanjye ndamukomezanya. Ndangije rero mbona ibintu binyobeye ndavuga ni reka nigire mu by'Imana. Nangira kujya nsenga nangira kwiyakira nuko kubw'amahirwe y'Imana cyakora Imana yarancumbushije 2015 kurangira nkora ubukwe. Ndeba aho guhagurukira nkora ubukwe bwiza njya mu murenge nkora n'ubukwe bwo mu rusengero. Nyine uwo mugabo wanjye tumaze kubyana abana 2 n'uwo wanjye nderera ni 3. Ubwo niwe muri kumwe na n'uwo? Niwe turi kumwe na n'uwo. Uwe mubanye neza? Uwe tubanye neza yambereye umubyeyi mbese inshingano zose yemeye kuzishyiraho. Imana ishimwe. Ati ninjiye mu byo gusenga. Hari ukuntu uri kuyobokamana TV. Hari ukuntu abantu basenga badakunda gutungurwa n'ibintu bibabaho cyangwa badakunda
bakunda gusenga Imana bitewe n'icyifuzo ifite niyo Imana itahita ibikora ariko igatanga amasezerano. Hari icyo Imana yaba wenda ubwo ndabivuga mu buryo bw'umwuka, ubwo ndumvuga n'abanyamwuka, hari icyo yaba igikubwira wenda yuko hari uwo mu muryango wawe wazabona cyangwa hari uwaba ukiriho wenda iyo usenze, ngira ngo wagiye ubisengera kenshi? Nabisengeye kenshi ariko nasengeraga kwa Rugamba ku Gisozi muri Bethesda Holy Church. Ubwo umuntu w'umuvugabutumwa wari uvuye mu gihugu cya Tanzania araza aravuga ati ntukangwe n'uko uri imfubyi kandi ntukangwe n'uko imyaka iri kuba myinshi cyane, mwana wanjye abakoze byinshi kugira ngo upfe, ndakurinda abagutoraguye nyine abo bagufashe bwa mbere, ariko ntago nzaguhuza n'umuryango wawe. Nyine nkumva nta hantu bizaca, ariko nyine ndabyizera kuko nari naramajije kwakira agakiza. Nyuma hari n'umupasiteri wo muri Yotibata ari we wadushingiye, nawe arabimbwira, ambwira nk'ibya wa wundi. Ndangije ndavuga aba bantu ntibazi ubuzima bwanjye mu bigaragara, gusa pasiteri we yarabuzi kuko namuciyemo mu ncamake kuko ari naho nahagurukiye. Yego. Ariko uwo wa Tanzania we ntabyo nari narigeze mubwira. Icyizere rero ndagifite nubwo ababyeyi banjye baba barapfuye, ariko hari abo mu muryango wanjye bakiriho kandi Imana izamuzana. Yego. Izabikora kuko ijambo ryayo rivuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Oliva yabayeho mu buzima bukomeye pe, yabayeho ahangayitse, yabayeho atagira shinge na rugero, nyamara Imana yagiye nyine ikomeza kubana nawe. Ubu ni umumama ufite abana 3 ubu ngubu. Niki wenda wakubona ari kureba kino kiganiro akakumenya agashaka kukuvugisha, ubu mutuye hehe, adresse yawe ni iyihe ubu ngubu nyirizina neza? Ntuye Kabuga muri Rusororo ruguru ya gare kuri Maison de Jeunes. Natanga nimero zanjye cyangwa iz'umutware wanjye ni 0788 zanjye 51 23 32 8. Iz'umutware wanjye ni 0788 60 40 771. Icyo nabwira rero abakurikiranye iyi nkuru, navuga wenda niba hari umuntu wo mu muryango wanjye wari uzi uwo mukecuru Rosalia akaba yankurikirana, cyangwa se uwo mwana w'umuhungu bakubitiye muri Kongo, ashobora wenda kuko bamusize atarashiramo umwuka, Imana yaba yaramufashije akazanzamuka, nawe yamenya ko nkiriho, nawe akaba yanshakisha tukongera tukamenyana. Ubundi abazi izina Musirikare cyangwa se ababa bazi Musabye Maria Oliva cyangwa se Musabye Imana Oliva, kuko urumva ndashidikanya, bazamfashe banshakishe, kuko nanjye nateye intambwe kugira ngo mbashakishe. Nabigerageje kenshi biranga, ariko numva yuko ibi ngibi byo hari icyo bizatanga bifashijwemo n'Imana. Nabo bakanshakisha, uwambona nzi yampamagara kuri izo nimero tugahura, wenda Uwiteka abikora nanjye nkagira umuryango, kuko n'irangamuntu yanjye nta mazina y'ababyeyi ariho, n'imyaka nashyizeho niyo nihimbiye. Iyo wihimbiye. Ubu ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe uyu nguyu wo mu muryango wanyu uzi? Ntawe nzi, nta n'uwo nigeze menya. Yesu we. Ni ukuvuga ngo namenye ubwenge nisanga muri uwo muryango wankoreye ibyo byose. Nkura ndi umuntu washegeshwe n'agahinda, ngaho za Iseteruka, ngaho Indera, ngaho za Kacyiru, mu bitaro by'i Nyanza ntaho batanzi. Indera wajyagayo kubera iki?
Indera nyine naho nagiraga ikibazo cy'ihungabana bakantwara kuko urumva kuko kunta muri tuwarete n'uwo muryango wabikora nuko kugufata ku ngufu kuko kumfata ku ngufu usibye ko ntawe nari naratinyuka kubivuga nabo babinkoreye uko kuniga nyine imitsi gasobana nkagera aho nsarara nabo babinkoreye mu by'ukuri ihungabana nagize n'iryo ngiryo kuko ngo najyaga ndwara nsaba imbabazi nirukanka nihisha mu bihuru nuko nguko kuko byageze n'igihe ndiyanga numva ndiyanze ndavuga ni rero isi yaranyanze n'Imana ntago inzi ndagenda ncengera mu cyobo bacukuragamo amasiha ndavuga ngo ubwo ndishyinguye wowe ugiye kwiyahura nibyo byabiri byo ntago nari niyahura ubwo naravugaga ati kubera yuko nta muntu mfite uzanshingura njye reka ngende ninjire muri icyo cyobo igisimba ni cyiza kirarya umutwe hepfo mbe nihishinguye icyo gihe urumva ntago nari mfite ubwenge bwo kuvuga ngo igisimba ni cyiza kirandya gikomeze numvaga ko kirya umutwe hepfo nkahashingura umutwe ukagenda nuko nyine byagenze mu ncamake nuko byagenze mu ncamake ya mbega inkuru iteye mana y'ijuru we ariko mana ya uri wihangane hari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe kijya cyongera gushibuka kandi kikera imbuto narakomeye majije kwiyakira cyane ko n'Imana yancumbushije mu muryango mfite abana beza mfite umugabo mwiza unkunda unyumva majije gukomera mu by'ukuri kandi aho Imana igejeje ntacyo nyishinja harya ito usengera muri Eglise Vivante y'Ikabuga yego ubwo ni kwa pastor nde harya wa Vivante ra pastor wanyu ni agomba mbyibuka kuko ntasengeye igihe yego ntago nurumva nasengeraga icyo igisozi kugiye Betesida kwa Bishop Rugamba ni naho mutwara wanjye asengera gusibye ko twashingiriwe muri iyo Tibata iryo ntago rigikora nyine ryarasenyutse urumva twagiye duhura n'ubuzima nawe bugoye tujya Bugande turagaruka tuzenguruka heshi aho nyine ubuzima butujyanye niho twerekera ubwo se umutwari we mwahuriye mu rusengero ngo nashaka kubyibaza wenda mwabumenyanye gute kugira mushakane mwubwo buzima buko buruhije gutyo wari urimo mwabwo uteye agahinda umugabo mwamenyanye gute uri umugabo hari umukobwa twahuriye ku rusengero ariko icyo gihe nari umudivantiste ari we mushiki we barangije nyine tuba inshuti ubuzima bwanjye bwose arabumenya n'umugabo arabumenya kuko twahuye mba kuri uwo mugabo nkubwira nawe wamfashe ku ngufu niho bamenye bangira nk'umwana wabo yemera kumbera musaza wanjye uwo nawe yemera kuba mukuru wanjye ariko nyine byaje guhinduka nyine mbaye umugore nyuma yaje kuvuga ati ubuzima waciyemo n'ukuntu washatse bikakugendekera noneho nuhura n'urubwo rubuziyahura urupfu ahita ahitamo nyine kunshaka muri ubwo buryo kuko n'iwabo sinari nkihaba naho bari baransezereye Olive ni umudamu w'abana 3 atuye Ikabuga arashaka umuryango we yabaraburanye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nkuko nagiye mbivuga wowe ureba kino kiganiro nyaboneka n'ukuri sharing iyi link kugira ngo tumufashe birashoboka ko yabonana n'umuryango we dore ko mu myizerere ye yemera ko Imana ivuga kandi ngo hari icyo yabimubwiyeho yuko Imana izagera igihe ikamuhuza n'umuryango wiwe ubwo rero hari ibyo byiringiro reka tuvuge ko Imana ishobora gukoresha iyi link yo kwiyoboka Imana maze ikagenda ikagera kuri nuko uyu muryango we hakagira abamumenye Olive reka rero tugushimire kandi tukwihanganishe n'ukuri ushikame ku Mana ujye usenga ujye ukunda gukorera Imana bizakugirira umumaro nta muntu wakoreye Imana ngo yikorera amaboko cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize kandi ngo habaho ibyiringiro nkuko nagiye mbikubwira ko igiti niyo gihatemwa kijya cyongera gushibuka kikera imbuto nyinshi
hari ijambo ryo muri Bibiliya ukunda cyane kurusha irindi ni uwuhe murongo ukunda kugufasha cyane yori mbere wenda yuko tuza tugana ku musozo? hari umurongo wo muri Yesaya uvuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, yego disi, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara, nzajya ngutabara, nzagufata akaboko kawe k'iburyo gukomeza. Haleluya. Niryo rinkomeza cyane. Kandi hari n'irindi ryo muri rivuga ngo nta kigeragezo cyakugeraho kitari rusange mu bantu, ariko hamwe n'ibikugerageza Imana izagucira akanzu kugira ngo ubone uko ubasha kubyihanganira. Niko bimeze kabisa. Nanjye rero yabimpaye ubona ko nzabishobora bikangora ariko nkabicamo. Niko bimeze. Oliva, hari indirimbo yo kuramya cyangwa ya gospel ukunda cyane, ni y'umuhanzi, ni ya korale, iyo ndirimbo ni iyihe iguhumuriza muri ibyo bintu wagiye unyuramo, aho ukuriye, aho ukomeze, ubu uri umukristo, uri umumama, hari indirimbo ukunda kuvuga ati iyi ndirimbo rwose iramfasha, yaba ari iyihe? Iriya ariko sinzi abayiririmba ivuga ngo 38 irangiye, aramubwira ati haguruka korera uburiri bwawe wigendere, niriya ngo mvi inyuma Farawo. Cikamo cikawe bwoko bw'Imana bwambuke cikamo. Iyo ni ya El Shaddai ni korali iririmba neza cyane. Naho iyo ya mbere ni ya Rarume, ni ya Healing Worship Team. Washatse ya mbere ni ikidendezi, hari umurwayi ariko niyo yiyo cyangwa yarabaze imyaka 38 kandi bamugejeje akira umwana mutoya. Niyo uvuga abandi barwayi barazaga iyo niyo kodi ya okay. Iyo ni ya korali ukuboko kw'iburyo ya ADPR Gatenga. Ni indirimbo nziza cyane koko yuje amagambo y'ihumure, ariko Yesu ahageze. Haleluya. Niko bimeze. Arangije aramubaza ngo urashaka gukira, kuko nyine yari yarashegeshwe n'agahinda, yarabuze abantu bose baramutaye, arabwira ngo sifite ujugunya mu mazi, ahita amubwira ngo haguruka ko uburiri bwawe ugendeye. Yego di, ndayikunda cyane. Nanjye nubwo hashize imyaka myinshi igera muri 27, niyo yaba 30, niyo yarenga na 38 Yesu yaratabaye. Haleluya. Ni byiza cyane, uje amagambo y'ihumure, nawe akwiye kujya guhumuriza n'ukuri. Oliva, reka rero tugane ku musozo. Nimero za telefone wazitanze, turi buze no kuzandika ku kiganiro kugira ngo abantu bazibone, kandi n'umuntu wazishaka rwose yazaka Iyobokamana TV, tuba tuzifite hano hafi. Mbese nta muntu wakwitwaza ngo yabuze ukuntu akuvugisha, kandi turahari rwose, yazinyaka yazirebaho ku kiganiro hejuru zirahari mu buryo bwose. Imana yo ntabwo yabura ahinyuza igisubizo cyawe. Ndashaka rero ko warize, wababaye, washavuye, nagize amahirwe akomeye yo gukora kino kiganiro ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Ndashaka ko uyu mubyeyi turi kumwe ni umuvugabutumwa bwiza. Uramuzi? Nubwo mbere umubonye? Okay. Ndashaka akagusengera, sibyo? Agusengere isengesho risoza kino kiganiro, kandi hamwe no kwizera. Hari indirimbo ivuga ngo tuzacinya kadiyo turirimbira Imana yacu. Hari umunsi tuzaba wahuye n'umuryango wawe bamwe na bamwe, dukora iyindi nkuru yo gucinya kadiyo tuvuga ati Imana yarabikoze, yaragusubije ubundi. kandi ndumva mbyizeye cyane yuko utazabura n'umwe wo mu muryango wawe Imana ibahuze. Kubera ko ku itariki 24 hari ubuhanuzi bwangezeho bumbwira ngo ubuvugize abana b'abantu batankoreye iyo irihagurukije kubunkoreye. Ni wumva rero mpamvu rero ufite ibyiringiro, ufite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Mama, reka tugushimire cyane kuba wahaye ikiganiro Mama Sharirene Official. Turizera yuko Imana igitabara abantu bandi bababaye, ikabarengera, ikabagirira neza,
ikanyuza kugira neza mu maso yabo. Uko wavuze imirongo yo muri Bibiliya uzi gufasha zino ndirimbo, umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida, nyamara Yesu yahanyura, yari yarabuze wamujugunya mu kidendezi agakira. Ubu wabona ubu none hariho ujugumwe mu kidendezi cyo guhura n'umuryango wawe. Byashoboka rwose kuko ni shene yivuga butumwa, ni shene ishobora gukora inkuru ariko ikanayiherekeresha amasengesho. Ari nayo mpamvu ndi busabe Mama Sharirene akagusengera kandi akakugira amagambo yihumura kwaturaho, ubundi tukaza tugana ku musozo. Nimero za telefone zo wazitanze ziri bwandikwe no kuri iki kiganiro. Mana ifite imbaraga, Imana ifite imbabazi, uri mwiza kandi uri muzima, uri umuziranenge, uri imfura. Haleluya, haleluya. Uri Imana iruhura abarushye. Twakubonye iburyo n'ibumoso, twarakubonye mu myaka yacu yo kubaho, twarakubonye uhuza ibidahura, twarakubonye muri misozi itabizi, twarakubonye uhuza abari baraburanye, twarakubonye urokora abantu kandi unabarengera. Ntabwo ari ubwa mbere wabukoze, nta nubwo ari ubwa kabiri. Ururukana ububasha ku mwana wawe, ururukana imbaraga zawe ku mwana wawe. Turamusengeye kugira ngo uherekeze iyi message. Akeneye kumenya umuryango, ntazi babyara be, ntazi se na nyina, ntazi abavandimwe, nta muntu n'umwe agira ku isi yisanze ari umwe. Ariko ni umuremera uhereye nonaha, amenya abamukomoka, amenya umuryango we, amenya igisekuru cye, amenya aho yabariza. Tuzamufasha kugushima, tuzaguha icyubahiro. Komeza umuherekeze, umurengerane n'imbuto zamukomotseho, ufashe umutware we, ukomeze ubagure mu buryo bwose. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye ko umuremeye, turagushimye ko habonetse, turagushimye ko tuzishimana nawe igihe azaba ari kumwe n'umuryango umukomokaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen.